n'abavuga bati yewe kababwire kuko ikiro cy'ubwenge kirutwa n'irobo ry'iki iry'amahirwe aho bivugaho iki yenda tujye no mu bize nyirizina kuko naho wamvuze ngo amahirwe nayo arimo hose koko arimo. Reka tubijyane muri edikasiyo nyirizina. Ugiye kwiga pirimeri, ugiye segonderi, ugiye kaminuza, urakomeje rwose. Ibyo bintu ngewe mbibonamo umumaro udasanzwe. Rimwe hari umwongereza ukunda kuvuga ngo education opens all doors. Bivuze ngo kwiga bifungura imiryango yose. Ubwo yose bivuze iki? Ni ibintu byinshi, ifungura ibintu byinshi. Rimwe, ifungura umuryango ujyanye n'ubukungu. Kabiri, ufungura umuryango ujyanye n'imibanire yawe n'abandi. Gatatu, navuga yuko nanone ufungura undi muryango ujyanye n'imiyoborere, kuko abantu bize nibo batuyobora, nibo bayoboye ibihugu byabo bakomokamo. Twongeye gusuhuza abadukurikirana nk'abo birimo TV, kandi turakwishimiye nawe Madame Christine muri studio za abo birimo TV. Umeze gute se? Meze neza cyane. Ndabibona vraiment uri en forme. Hari icyo wakoze mu Gifaransa kera bitaga tirer à 4 épingles. Ubwo baravuga ngo wabahaye. Waduhaye kabisa. Umeze neza? Meze neza cyane. Hari ukuntu abantu baba bazi kwambara, bakambara bakajyanisha na po yabo uko imeze n'ukuntu bashokoje, ukabura ibintu byose babijyanishije. Hari ukuntu bavuye mu rugo wabyiteguye neza ku buryo uti dimanche iyi ni nzaba nambaye bimeze gutya. Urakoze cyane. Aho ngaho rero mvuze ngo mba nabiteguye cyane bihambaye, naba mbeshye, ariko ngewe ngira style zihoraho. Style zanjye zihora ari zimwe. Ubundi ugakubita style ukigendera. N'ubibonye akabona ni byiza. Ntabwo mbigira intambara kwamba. Yani nabyo byiza kandi. Hanyuma rero hari ibintu biri ku isi muri rusange mu Rwanda, natwe ntabwo turikirwa kumwe n'abandi, bijyanye no kugiranya ibintu. Bamwe barabyemera, abandi bakabihakana. Imvugo warayumvise. Hanyuma hari umwe bavuga bati kwiga ni byiza pe. Hari n'imigani myinshi bishyigikira, kandi aba bata ibyo ngibyo ni ibintu by'abazungu bazanye gusa byo kudutesha umwanya. Bakavuga ati ikintu cya mbere ni amahirwe, umugisha urawuvukana, ntabwo ari ibyo abarimu bakuduhira bagushyiramo burya. Ndetse undi arabikabya aravuga ati ndetse irobo urarizi? Irobo ni ukuvuga ni ugufata ikiro cyaba icy'umuceri, cyaba icy'ibishyimbo, cyaba icya kawunga, icyo ari cyo cyose ugacamo ibice bine. Hanyuma avuga ngo irobo ry'amahirwe cyangwa ry'umugisha riruta cyane ikiro cy'ubwenge cyangwa cy'amashuri. Iyo mvugo ugeze kuyumva nawe? Ndayumva cyane. Uyifata ute? Uyumva ute? Wabitubwiraho iki? Ukuntu ngiye mbyumva rero, amahirwe ndabyemera abaho, ariko nanone ntabwo ndi buvuge yuko utakora ngo utegereje amahirwe. Burya amahirwe yabaho, ariko akaza asanga hari ibyo nawe urimo gukora. Muri ibyo urimo gukora ndashyiramo n'icyo wari uvuze kijyanye no kwiga. Kigikiye ko kwiga ari ngombwa kandi bifite umumaro mu buryo butandukanye. Wenda nshobora kuza gusobanura niba nkomeje. Nakomeza nkasobanura impamvu kwiga. Twaguhaye uruvugiro. Murakoze cyane. Kwiga ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, cyane ko kwiga duhora twiga. Ariko noneho reka tubijyane muri edikasiyo nyirizina. Ugiye kwiga pirimeri, ugiye segonderi, ugiye kaminuza, urakomeje rwose. Ibyo bintu ngewe mbibonamo umumaro udasanzwe. Rimwe, hari umwongereza ukunda kuvuga ngo education opens all doors. Bivuze ngo kwiga bifungura imiryango yose. Ubwo yose bivuze iki? Ni ibintu byinshi, ifungura ibintu byinshi. Rimwe, ifungura umuryango ujyanye n'ubukungu. Kabiri, ufungura umuryango ujyanye n'imibanire yawe n'abandi. Gatatu, navuga yuko nanone ufungura undi muryango ujyanye
n'imiyoborere, kuko abantu bize nibo batuyobora, nibo bayoboye ibihugu byabo bakomokamo, nibo. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yize avamo umuturage ufite amakuru, informed citizens. Kabiri, abamo umuntu uri karicadi, aba ari umuntu ufite umuco, afite amakuru ku muco, araza no gufasha umuco kuba developed cyangwa se kugenda utera imbere. Rero mu by'ukuri kwiga bifite umumaro udasanzwe. Umaze kubona umumaro udasanzwe, hari abavuga rero yuko ahubwo ibyo byose mbere y'uko amashuri turimo tuyabona, umuco nk'umuco nyarwanda ukuntu wari usanzwe witereyeho ubwawo, kandi ukigisha abantu n'ubundi ubuzima busanzwe by'ubuzima, ahubwo bakabona ko ibintu byo kwiga ari nko guta umwanya, ari ibintu byo guta umwanya. Ukabona ndetse abantu baranahugiye muri ibyo bintu by'amakaramu, urumva abantu baze gukora imirimo ifite umumaro ifatika, ngo ya ikaramu urabona ntipima na miligarama imwe, ni akantu gato cyane, akajya mu ibyo ngibyo, ugasanga wa muntu yarangira mu mashuri, ariko mu by'ukuri ntazi no guteka n'umureti ngo abe yawurya. Hanyuma wowe uhagarariye mu by'ukuri ko kwiga cya kiro cy'ubwenge buva mu mashuri nicyo kiremereye, nicyo gifite amahirwe kuruta ya robo y'amahirwe cyane rwose. Nk'uko nabitangiye mbivuga, kwiga bifite umumaro udasanzwe kuruta ibindi bintu byose, byaba ibyo bya bizinesi urimo kuvuga. Bizinesi nyinshi zirakorwa kandi zishobora gukorwa n'umuntu wize, n'utarageze mu ishuri, yego arazikora kandi akaba successful cyangwa akagera ku ntego ye. Ariko iyo noneho wize ukagira za ndangagaciro zitandukanye navuze haruguru, byose ukabihuriza hamwe, bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza, twese tukabyungukiramo. Wowe ukabyungukiramo nka nyir'ubwite, umuryango wawe ukabyungukiramo, igihugu cyakubyaye kikabyungukiramo. Iyo urebye kwiga n'imbaraga bisaba, nanjye ndavugana naragerageje, ndiga abanza, ndiga yisumbuye, ndiga kaminuza ibyiciro hafi 2, ariko urebye imbaraga bisaba, hanyuma ukareba na income cyangwa ikibivamo kigaruka ku muntu wabyize, ugafata muri statistique ukareba none abandi bantu, abana mwiganye muri primaire bavuyemo yenda akajya kwiyororera inkwavu, inka, ingurube, ihene, cyangwa akihingira umuceri, icyayi se, urajya gusubira mu rugo uvuye ugeze nko mu wa 4, ugasanga yazanye umugore, yarabyaye, afite abana be nabo bari kuzamuka, ugasanga ibintu byateye imbere mu buryo bumwe, wowe ukimusaba mitiyu, inkweto yaraguhengamiyeho n'ibindi byose, ku buryo rwose uvuga uti bari guta umwanya, bakavuga bati reka aho kujya muri biri, wabirangiza ugatangira kubungana dosiye, udepoza iburyo n'ibumoso ushakisha akazi, abana be bakagusanga ku ishuri rimwe na rimwe uri umuntu ugayitse, ku buryo bose bavuga ati ngewe aho guta umwanya wanjye nshakira iburyo, nshakira ibumoso, nshakira ahandi, ariko biriya bintu byo kunisha umwanya, cyane ko na benshi bajya mu mashuri usanga nibyo bizatari byo bakora. Abo bibavugaho iki mu by'ukuri? Nicyo nakubwiye haruguru ko kuba umuntu yaraciye mu ishuri bituma afunguka mu bwonko, ni nacyo kimufasha kuba yakora ibitandukanye n'ibyo yize. Ibyo rero ntabwo twabifatiraho ngo tubipfobye, ngo tuvuge yuko umuntu ngo wize arimo akora ubusa cyangwa ko atazakira. Hari uburyo bushoboka bwose ashobora gukoresha imibereho ye igatera imbere kandi agateza imbere n'umuryango. Ariko se bose nsimbaraye ko kwiga ni ingenzi, abantu bankurikiye bose kwiga ni ingenzi. Ndi mu bushakashatsi bwanjye, yenda n'abandi bazajya banadufasha, n'abadukurikirana bazatubwira, sibyo? Hanyuma nkiri muri ubwo bushakashatsi nkwibarize, wowe nawe ntabwo wakoze, yenda nawe uzabukoraho nk'uko nanjye ndi kubukora, cyangwa ikizava muri iki ngiki nzakikubwira. Iyo urebye aux alentours around you, aho utuye ubu ngubu, aho wavukiye, mu buzima wanyuzemo bwose, usanga abantu bagize amahirwe bagahirwa n'amashuri, n'abandi bahiriwe n'amahirwe, ubwo ugereranije mu by'ukuri hafi aho ngaho ubona benshi arabaye. Ushyizemo akantu k'amahirwe. Yego. Kandi amahirwe birashoboka ko yagusanga mu ishuri, ni ukuvuga warize, cyangwa akanagusanga utarigeze ukandagira mu ishuri. Ako k'amahirwe ndakemera rwose niko, ariko nanone ntabwo bivuze yuko uzavuga ngo bizinesi niyo izagira, niyo izagukiza wibereye aho ngaho. Rero
reka tuvuge yuko kwiga ari ingenzi kandi tubyemere nk'ukuri. Ndabyemera. Niho mpagaze niho nsimbarayeho, ntabwo ndi bubiveho, reka ndabona ushaka kubinkuramo. Siko watuma mpindura intekerezo. Kandi nashakaga kujya kongera, none komeza ariko reka naryo uduhe ino sura yabyo mu by'ukuri tubifate gute, tubitware gute. Nta nubwo no kugira ngo nabiga n'abatiga gusa, ahubwo no kwishuri aho mwigisha watubwiye yuko umuyobozi sibyo, aho wigisha cyangwa naho wize naho bijya bigaragara, ugasanga umuntu wiga ari uwa mbere hakameme hari n'ubu wanyuma sibyo, wajya kubona ugasanga wa wundi ubu wanyuma ntabwo biba bigenda neza. Bisoza rero yabaye uwa nyuma koko, ariko wajya kubona bamara kuva mu mashuri barangije ugasanga bari biberaga uwa nyuma, ndetse usigaye yaranabaye proud, yarayakiriye avuga ati ubwo nguko bimeze nta kindi. Ugasanga basohotse bwa bwenge bwe bugaragara nk'afi ya nabwo ku ishuri, ariko bwamaze kuba ubwenge ahubwo buzamutse, yajya mu byo agiye gukora bikagenda neza. Wawundi bagwa mbere dosiye ya mbere ku kigo iki n'iki, ahandi mu bigo byose by'igihugu, intara, uturere twose akazunguruka akicara agasoma. Nabo bakavuga bati yewe kababwire kuko ikiro cy'ubwenge kirutwa n'irobo ry'iki iry'amahirwe. Aho bivugaho iki, yenda tujye no mu bize nyirizina, kuko naho wamvuze ngo amahirwe nayo arimo hose, koko arimo. Amahirwe arimo, ariko nanone burya hari icyo dushobora kwita kwimaketinga. Yego, ubwenge ni byiza kubushakisha tukiga tukagira ubumenyi, ariko nanone byaba byiza umuntu yize uburyo bwo kwimaketinga cyangwa se akigaragaza, akagaragaza ibyo ashoboye, akagurisha ubushobozi afite, akagurisha bwa bwenge bwe afite. Ibyo nabyo biri mu bimuha amahirwe. Yego, n'ubundi ni nka business. Niba ufite ubumenyi nyine bumaketinge, bugaragaze abantu babone yuko ubufite. Yego, wenda aho niho ntekereza yuko niho wari uvuze ngo wenda hari abiga ntibabashe kugira ibyo bakora kubera yuko wenda batabashije kugaragaza ubushobozi bwabo, ubumenyi bwabo, ngo babushyire ku isoko abantu babumenye. Yego, sinzi niba nsubije icyo mwari mumbajije. ndumva nashijwe neza. Donc nubwo udanyuma kandi ka parametre kitsingyemo ku ruhande, ntazi niba ngashyira muri cya kiro cy'ubwe cy'amahirwe cyangwa muri rya robo, ariko akongako yenda tuzashaka umuntu usobanukiwe n'ibyo kwimaketinga, ku buryo wize ashobora kumaketinga ibyo yize. N'umunyamahirwe hari uburyo utekereza ya marketinga by'amahirwe ye. Amahirwe atangwa n'Imana, amahirwe n'ay'Imana. Yego, abajya batekerezaga nk'uko hari nabyibwiraga mbyibeshyaho bakurikirane ikaramu yabo. ndabamara impungenge yuko bakwiriye kwiga bashyizeho umwete. Yego, ibyo biga bakabikurikirana neza, kandi bakiga uburyo bwo kugaragaza ibyo bize neza, nta gutinya, bagashira amanga, bagakoresha imbaraga zose zishoboka, n'amahirwe azabasanga muri ibyo ngibyo barimo gukora. inshuti zabo Birimo TV by'umwihariko, natekereza ko ufite ubutumwa bwihariye wagenera abanyeshuri, by'umwihariko abana muri rusange bajya bashukwa na statement n'amagambo amwe namwe nk'ayo, ugasanga bagiye ku ishuri bafokasinge ntibite ku kibajyanye. Murakoze cyane. Nagira ngo nsoze nshishikariza abanyeshuri kwiga bashyizeho umwete, by'umwihariko kandi n'ababyeyi babo bakabibashishikariza. Ni ukuri ni ingenzi, bige bashyizemo umwete, ibyiza biri imbere, babifate nk'aho imbere habo ari heza. Abanyeshuri badukurikiye, ababyeyi badukurikiye, bashishikariza abana babo kwiga, nicyo kintu nasorezaho. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Hari umugabo umwe twaganira avuga ngo yimijwe ngo n'ikaramu, yongeraho ngo ntiramburura. Ubwo rero abanyeshuri bana bacu n'abarimu tugiye gutangira ako kazi, reka tugakore neza. Christine, wakoze cyane kubwitabira bwiza. Murakoze cyane. Twifurije ibihe byiza n'akazi keza. Murakoze.